Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse muri studio kuri mikoro ni Bosco in region info, tugiye kurebera hamwe amwe makuru agezweho n'ibitangaza bibaye muri Kivu y'Amajyepfo. Aravugwa abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 baje kwishyikiriza igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kubona ko ibijyanye n'ibitero bya drone ndetse na amakompra akomeye cyane ari kugabwa n'ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo badashoboye guhangana nayo. Ibi kandi birongera ku makuru aturuka hano muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko ibice birimo Katogota, Kamanyora, Katasomwa ndetse n'andi bice bigiye bitandukanye hakomeje kugenda humvikana imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano nk'uko aya makuru atugeraho ikaba ari imirwano irimo irahuza izi mpande zihanganye z'umutwe wa 23 ndetse n'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibice bikomeje kuberamo imirwano bya Karingi ndetse dukubitira za Katogota, Kamanyora birashyira igitutu ku mujyi wa Bukavu ndetse no gufatwa ku bice bya Minembwe kuri M23 ko bashobora kuba babyamburwa. Ibi byose bikaza biniyongera n'ubundi kandi makuru menshi cyane akomeje kugenda tugeraho, tuza kugenda tugarukaho ku mujyi wa Goma, naho hari amakuru akomeje kugenda agarukwa aho na benshi y'ibijyanye n'umujyi wa Goma ko M23 bamwe mu bayobozi baba barimo barashinjwa kwirara ndetse ibingo bikaba biri no mu ntandaro yatumye bamwe muri bo bakomeje kwasiga ubuzima, dore ko bivugwa ko hari n'abandi bayobozi b'ubutwe twaje intwaro wa 23 baba bakomeje gutakariza ubuzima muri ibi bitero bikomeje kugabwa na za drone. Turagaruka ku makuru agiye atandukanye, dore ko hari amavideo ndetse n'amashusho agaragaza izi mbohe. Amafoto yo twamaze kuyashyira muri groupe yacu ya Songa mbere, uyashaka kureba kuri link twaguterekeyeho. Ni mu gihe kandi abarimo twirwaneho bagaragaye mu rugendo bahunga bava mu bice bikomeje kugenda biberamo imirwano. Bavuga ko barimo barahunga rero, barimo ingabo z'u Burundi barimo barahunga, barimo Wazarendo barimo barahunga ndetse kandi nanone abarimo FRDC. Amakuru aturuka ku rugamba kandi nanone akemeza ko kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza maginga yangaya ngo byaba bimaze kumenyekana ko umutwe wa 23 maze gutakaza umubare mwinshi ku buryo bugaragara buri umwe wari wese, kugeza n'ubwo bamwe batangiye kuvuga bati iby'ubunyeshyamba turabivamo, ati iby'ubunyeshyamba turabivamo rwose tujye gukorera igihugu. Ibyo rero akaba ibyo by'abakuru agenda aduha cyangwa se agenda tugeraho mu by'ukuri adutangariza. Tugufite n'andi makuru menshi agiye atandukanye tujye kuba twakugezaho. Nta kindi ubusabwa nuko waramaze gukanda subscribe. Iyo wamaze gukanda subscribe cyangwa se sabone, nta kindi nanone uba urimo urasabwa cyangwa se uba ugomba gukora uba ugomba gukora nuko ugomba no kunyarukira kuri Barore TV nawe ukaba wakanda subscribe. Ntacyo bitwaye, nta na kimwe rwose, ubundi tukarushaho kugenda tubana 5 kwa 5 umunsi ku wundi. Tugiye kwinjira muri aya makuru y'igifute kuri uyu munsi wa none tariki 15. Urumva ko ukwezi twamaze kugira igicagate cyangwa se twamaze kugira hagati rwose. Mu by'ukuri nkuko ndimo ndabibona ku ikarita cyangwa se undi wari wese mu by'ukuri arimo arabibona. Gusa hari ikintu cyantunguye ngo ubu ngubu tuvugana rwose hari bimwe mu bihugu byibereye muri 2018 ku ndangagihe yabo, kubera ko ibihugu birimo nka Ethiopia bidakoresha kalendari dusanzwe dukoresha, bo ngo bibereye muri 2018. Urumva ko biba bitoroshye cyane, iby'isi ntago byoroshye. Gusa mbere yuko ninjira mu makuru twimatatura tudondosha, ngira ngo murabizi ntago twakwinjira rwose tudasuje bamwe mu bavandimwe badukurikirana bari mu gihugu cy'u Burundi, bamwe mu badukurikirana bari muri Uganda, mu Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Ibyo ni bimwe mu by'ukuri mu byo tugenda rwose dukora hano umunsi ku wundi, uko bwije nuko bukeye cyangwa se uko amasaha akomeje kugenda yihirika mw'abantu mwe. Tubafite n'andi makuru tuza kugenda tugarukaho, kuko si ibyo byonyine gusa, uzi kuba hafi rero, ahubwo tugiye gutangirira kuko nabikubwiye ku makuru akomeye cyane agaruka ku bafatiwe ku rugamba. Ubwo ni muri Kivu y'Amajyepfo kirimo Kakenge ndetse na Mikenge. Biravuga ko aha hamaze gufatirwa abatari bake yabashinjwa, plutôt ntago bafashwe, bavuze bati bamanitse amaboko
aho twavuga ko bafashe ni ukwihangana, ni ukuvuga ngo bamanitse amaboko cyangwa se bemeye kuvuga bati twebwe ntabwo by'urugamba tubishoboye, reka twimanikire amaboko rwose, twishyikirize nyine uruhande mu by'ukuri duhanganye narwo. Nta rundi ruhande bahanganye narwo, ni uruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Reka ninjire rero muri amakuru twumve uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Tazama RPC, ngira ngo benshi murayizi, iyi ngiyi rero yamaze gushyira hanze aya makuru agaruka nyine ku bafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, mu by'ukuri aho bavuga bati abatari bakeya bacakiwe kabisa. Abangaba rero bafashwe cyangwa se turi kwita ko bamanitse amaboko, byose ni kimwe n'ubundi bamaze kugera ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo. Abangaba mu by'ukuri ni abasore ngo bari bamaze iminsi barwanana na bagenzi babo, bakorana na bagenzi babo, bahanganye na FARDC, igisirikare cya leta ya Congo, umunsi ku wundi ngo babaga bari mu mirwano, uko bwije uko bukeye babaga bari mu mirwano. Abangaba rero bakaba bafatanwe n'intwaro zabo, bivuga ko intwaro zigera kuri 20 ziganjemo AK47 zafashwe, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, n'ibindi bikoresho nyine bya gisirikare bari bafite, nabyo biza guhita bigira iki, biza guhita bifatwa, kubera ko ntago bari bibarekere kame, bagombaga guhita nyine babyamurwa. Ibyo bikoresho rero babyambuwe, dore ko mu mafoto twabashyiriyeho ngira ngo harimo n'ifoto igaragaza izo ntwaro zose cyangwa se ibyo bikoresho byose byaje gufatwa, mu by'ukuri byaje gucakirwa cyangwa se byaje kwigarurirwa n'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'uduce rero dukomeje kugenda tuvugwamo abafatwa benshi, nta kindi kintu kiri gutuma abamubona bavuga bati twe dushyize hasi intwaro. Icya mbere kirimo kiratuma abagize iki gisirikare cya M23 cyangwa se izinyeshyamba za M23 mubona barimo barashyira intwaro hasi, nta kindi bavuze bati mubabajijwe mu byo batanze nk'ibyireguro cyangwa se nk'ibisobanuro, bavuze ko ngo bagowe ku buryo budasanzwe n'ibitero by'indege. Ubwizo mpamvu akaba ariyo mpamvu bemeye bakavuga bati twebwe rwose turayamanitse, tubivuyemo. Niyo mpamvu yo kwemera kuvuga bati iby'urugamba nta wabishobora. Abo ngabo mu by'ukuri ubu bamaze baba rwose bakwishyikiriza, mu by'ukuri kuba bakwishyikiriza uruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba ni abandi rero nabo bagenda bifashishwa, niyo mpamvu mugenda mubona FARDC ugasanga ifite amakuru y'amaoperasiyo agiye atandukanye bazakorwa, ugasanga FARDC ifite amakuru y'ahari defense za M23, ahari indake za M23 zigenda zitahurwa. Nta handi mujye mumenya ko nta handi birimo birava mw'abantu mwe, ni aba basore baba bagenda bafatwa umunsi ku wundi, bagenda bacakirwa cyangwa se nanone bishyikiriza uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakagira amakuru nyine bagenda babakuramo gake gake. Biravuga ko rero muri Karehe, aha naho ni muri Kivu y'Amajyepfo, aho bita Katasomwa, hari amakuru aturuka kuri Fridi y'urugamba. Amakuru avuga ko rero kuri iki cyumweru tariki 15 masaha mu gitondo rwose, abasore batatu bagaragajwe naho bafashwe, nyuma yuko hari abandi bari Kikenge ndetse na Mikenge bishyikirije FARDC. Hari n'abandi ahangaha bivuga ko bamanitse amaboko Katasomwa, bemera kuvuga bati rwose twebwe iby'urugamba tubivuyemo, mugira icyo mudufasha. Abangaba rero ngo mu by'ukuri bakaba bavuga ko badashoboye ibyo gukomeza kuba inyeshyamba, bakaba bavuze bati ibyo gukorana na nanga twebwe turabiretse, tugiye gukorera igihugu. Ni abasore batatu Karehe babashije kuba bagaragazwa nk'uko birimo bigaragara. Ngo rero kimwe mu bintu abangaba babashije kuvuga, ngo buriya ngo ikintu bita imishahara ntayo, ndetse amasasu ngo yarabuze, ndetse ngo bikabera ibibazo bikomeye n'imbogamizi kugeza ubwo babona ko bashobora kuzahitanwa na Wazalendo. Abangaba bavuze bati twe twabonaga yuko rwose Wazalendo baturi hubi, twe turangije turavuga tutireka twishyikirize igisirikare cya leta ya Kongo kigire icyo cyadufasha. Rero nk'uko amakuru atugeraho biragaragara ko ngo abangaba bavuga bati nta mishahara, ntago turimo turahabwa cyangwa se ntago turimo kubona prime
abangaba niyo mpamvu rero ngo bafashe mbere bahita nabo bishyikiriza igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo abo ni batatu, katurebe ahangaha muri Mikenge, ubwo ni Uvira na Fizi, turebe byibuze imibare iratwereka bangahe. Katurebe kuri iyi foto, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, bivuze ko muri bice nabagera ku 10, hagati y'10 n'9 nibo ifoto mfite ahangaha irimo iranyereka bafashwe, bamanitse amaboko muri ibi bice bya Uvira na Fizi nkuko birimo bigaragara. Rero hari amakuru ari guturuka cyane mu mujyi wa Goma, mu by'ukuri ni amakuru ariko ataremezwa n'uruhande urwo ari rwo rwose. Ni amakuru avuga ko hari indi nkuru mbere rigaragaza ko hari undi muyobozi waba wiciwe i Goma nyuma y'abari kumanika amaboko Kivu y'Amajyepfo, muri Kivu y'Amajyaruguru ho mu mujyi wa Goma barimo barapfa. Ese intandaro zo kumanika amaboko kw'aba barwanyi turimo tugenda tubona bo mu gisirikare cya M23 ko bakunze no kwita ngo ni leta ya Kivu, baba mu by'ukuri biri guturuka cyangwa se biri guterwa no kuba bamaze iminsi mu by'ukuri cyangwa se bakomeje kubona bayobozi babo bicwa, bakavuga bati reka twe dufate ya mbere, cyangwa se hari izindi mpamvu zirimo ziratuma bamanika amaboko nk'uko abangaba bavuze bati ibikoresho ntabyo dufite, imishahara ntiduhembwa, wazarendo kandi none baturi bubi. Aba nabo muri Karehe. Icyakoza bagaragajwe mu bice bya Mikenge na Kakenge ntabwo bigeze basobanura impamvu nyamukuru yaba yabateye kumanika amaboko ngo bajye ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byagenze kuri abangaba bo muri Karehe, kuko bo hamenyekanye impamvu nyirizina cyangwa se nyamukuru yaba yatumye babasha kugira iki, babasha kurekura bakava nyine ku ruhande rw'inyeshyamba nk'uko amakuru ari kugenda tugeraho. Hari andi makuru yakomeje kugenda avuga kugeza kuri saha, mbabwire ko amakuru yo ni menshi cyane, cyangwa se amakuru yo aba ari menshi cyane. Murabizi biravuga kuva mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 15 Werurwe 2026 hagaragara rero ko ibice birimo Uvira, Bukavu ngo hongeye gufungwa bita Kasambura mu kibaya cya Ruzizi. Biravuga ko ngo rero kuvanga hafunzwe, no ngo hari ibintu bidakwiye gukinishwa, ngo ibi bice rero kuba byafunzwe biraza guteza ibibazo bikomeye cyane. Uraza kwibaza ngo se ibibazo birimo ibihe? Aka gace kari kuvugwa ahangaha kaje gufungwa bita ngo ni igice gihuza Kasumbura gihuza Uvira ndetse na Bukavu. Inzira rero zikaba zifunze mu kibaya cya Ruzizi. Abakurikirana amakuru muri bice ndetse n'abahaba umunsi ku wundi cyangwa se wenda n'abahakorera ingendo zigiye zitandukanye cyangwa se abasanzwe bahakorera ingendo baravuga bati dufite ikibazo gikomeye, dufite ikibazo simusiga, dufite impungenge zidasanzwe zibishobora kuza kutubaho cyangwa se ibishobora kuza kuba. Uraza kwibaza uti ni ibihe cyangwa se ni ibiki bari gusobanura? Baravuga bati ahangaha inzara igiye kwica abantu bamwe rwose kubera kubura ibyo kurya, kubera kubura ibyo kunywa, kubera kubura ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Iti bishoboka hagira igikorwa kuko ibintu bigiye kuba ibindi bindi. Abe by'umwihariko ariko Bukavu kugeza umunsi iraza gusigara igaburirwa n'uruhande rumwe, uruhande rw'u Rwanda, igaburirwa n'uruhande rwa Goma narwo ntabwo bimeze neza. Uvira nkeka ko bituruka Tanzania, bituruka Bujumbura, bituruka no mu bice bya Kongo za Crimea biza kuba bihagije, ariko mu gihe uyu mujyi wa Bukavu utari gusagurirwa, nyamara n'urundi ruhande narwo rukaba rufunze, biza kugira iki, biza guteza ikibazo gikomeye cyane. Ari impamvu bamwe bavuga bati hari abagiye kuba bahera mu bukene bukomeye cyane cyangwa se bahera mu gahinda n'akababaro. Ati bishoboka kwagira igikorwa izo nzira zafungurwa, dore ko izo nzira nyine zamaze gufungwa rwose. Ubu ngubu ni inzira zitarimo zikoreshwa cyangwa se bigaragara ko zidakeneye gukoreshwa. Ngira ngo murimo murabyumva. Rero sasa dukomeje rero n'andi makuru agenda tugera kugeza kuri ubu ngubu. Murabizi ko hari ikibazo gikomeje kugenda kivugwa
u Rwanda rero na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bijyanye n'amasezerano ya Washington hakomeje kuzamo imbogamizi zikomeye cyane, bitekerezwa ko aya masezerano ashobora no kuba mu by'ukuri azagira ingaruka zikomeye cyane ku buryo bamwe batabitekerezaga. Hari abavugaga yuko aya masezerano ashobora kuzahagarikwa wenda akaba ari amasezerano ari aho atagize icyo avuze cyangwa se atagize icyo asobanuye, ariko nanone bitewe n'ibikomeje kugenda biba cyangwa se nuko ibintu byakomeje kugenda bigenda, bamwe baravuga bati ibintu byaba bigiye guhindura isura, ibintu byaba bigiye gufata urundi rwego. Uti kubera iki? Kubera yuko mu bigaragara cyangwa se mu kuri guhari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye kugaragaza ko zitari kwishimira buri ruhande urwo ari rwo rwose cyangwa se buri umwe ari wese waba arimo aragerageza kutubahiriza amasezerano yabo. Nyamara nk'uko mwabibonye, Amerika kugeza kuri uyu munsi ni igihugu kitari kugira imikino kujenjeka, ni igihugu kiri kugenda muri gahunda zikomeye cyane kandi zita zishyirwa mu bikorwa. Urugero uraza kurebera kuri ibi bya Iran, uraza kurebera ku byabaye kuri uriya Khamenei ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Murabizi Maduro muzi ko byagenze, abandi bakavuga bati se Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziraza gukora nk'ibyo zakoze cyangwa se turaza gukomeza kubona bavuga, dore ko iki gihugu giherutse no gutangaza ibihano bizatangajwe rero ku ruhande rw'u Rwanda. Ngira ngo ibi mwarabyumvishe cyangwa se ni amakuru mwagiye mwakira namwe rwose mukayumva. Hari kwibazwa byinshi kuri aya masezerano, niba koko hazabaho ko akubita igihwereye. Ibi kandi nanone byavuzwe nyuma y'uko umujyi wa Goma wakomeje kumvikanaho ibisasu, hari abakomeje kuhagwa ndetse n'umujyi ukomeje kuguma mu maboko y'inyeshyamba. Ikindi kintu nanone ugomba kubamenya cyangwa se ugomba kuba wasobanukirwa kugeza uyu munsi cyangwa se kugeza n'amagingo aya ngaya, iki gice ni igice uzasangamo, ni ukuvuga ngo umujyi wa Goma ni igice cyabangamiwe ku buryo bukomeye cyane, kubera ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyarafunzwe. Ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu mubona birimo Ubufaransa, ibihugu mubona mu Burayi ndetse n'ahandi, birimo birabangamirwa cyane n'inyungu byakuraga cyangwa se byashoboraga gukura muri ibyo bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uyu munsi bikaba biri kugenda gake, bikaba biteje ibibazo byinshi rero, aho bamwe bakomeje kwibaza igishobora gukorwa kugira ngo icyo kibazo kibashe kuba cyakemurwa. Hatagize igikorwa cyangwa se nta mpinduka, ibintu biraza kuba mu by'ukuri byaba bibi, ndavuga ubwo kubagenerwa bikorwa b'ayo masezerano. Ariko nanone uruhande rwategetse amasezerano narwo rukagaragaza ko rufite imbaraga ndetse rudashaka gusuzugurirwa muri amasezerano, mu gihe andi masezerano yagiye akorwa cyangwa se bimwe mu bindi byagiye bikorwa bagiye babasha kugera ku ntego. Ubwo ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine kugeza uyu munsi zikomeje kugira icyo zigaragaza. Perezida Donald Trump arimo aragaragaza rwose ukutajenjeka nk'uko bigaragara. Dukubitiye nko kuri Iran, uyu Donald Trump yahishuye ko ngo atiteguye kuganira cyangwa se kugirana imishyikirano iyo ari yo yose na Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahise yishura ko Iran ngo yiteguye ibiganiro bigamije guhagarika intambara, ariko we atiteguye kuganira nayo ngo abe yagirana nayo amasezerano. Ibi rero akaba yabivuze kuri telefone. Perezida Donald Trump wasobanuye ko ari gukorana n'ibindi bihugu ku mugambi wo gushaka uko ari kuganira n'ibindi bihugu ku mugambi wo gushaka uko umuhora wa Hormuz ucungirwa umutekano, nyine ibikorwa byo gutwara by'umwihariko ibikomoka kuri peteroli bigakomeza gukorwa. Umuhora wa Hormuz ni wo wifashishwa mu gutwara ibikomoka kuri peteroli biva mu burasirazuba bwo hagati, ariko kuva intambara yatangira Iran yiyemeje ko ubwato itifuza ko buwunyuramo izajya iburasa. Ibyo byakomeje gutuma ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga bitumbagira. Iran kandi iherutse gutangaza ko nta mugambi wo gufungura umuhora wa Hormuz, ahubwo ko yifuza ko ibikomoka kuri peteroli bitumbagira kurushaho. Perezida Trump yavuze ko yatunguwe nuko Iran yahisemo gutera ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati nko gusubiza ku bitero Amerika yari iyigabyeho, kandi ko ibitero byagabwe ku kirwa cya Kargo byayirimbuye. Ati dushobora kongera kuyirasaho izindi nshuro nke twishimisha. Ikirwa cya Kargo niho hari icyambu kinini cyoherezwaho peteroli
gifatwa nk'inkingi ikomeye y'ubukungu bwa Iran. Perezida wa Amerika yavuze ko ibikorwa bya gisirikare byo ku kirwa cya Karga byagisenye burundu, ariko ko bahisemo kutibasira ibikorwa ngo byagisenya burundu, ariko ko bahisemo kutibasira ibyo bikorwa byacyo bya peteroli, no kuvuga ngo bya Iran. Trump ariko yaburiye ko ashobora kongera gusuzuma icyemezo cyo kutibasira ibikorwa bya peteroli biri kuri icyo kirwa mu gihe Iran cyangwa abandi bagira icyo bakora cyabangamira urujya n'uruza rw'amato anyura mu muhora Hormuz. Yasobanuye ko atiteguye kugirana ibiganiro na Iran bigamije kurangiza intambara muri icyo gihugu, nubwo avuga ko yiteguye ibiganiro. Ati Iran ishaka ibiganiro, ariko njyewe ntabwo mbishaka kubera ko ibyo basaba ntabwo ari byiza. Uwo ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akomoza kuri Iran, agaragaza ko nta mikino na mike afitiye rwose igihugu cya Iran ndetse nta n'impuhwe. Ubwo benshi bibaza bati se Amerika noneho yabigiye kubigenza ite? Ni iki yabigiye gukora kuri ibi bihugu bindi noneho turi kubona nabyo biri mu makimbirane, kandi akaba ari ikintu yamaze kuba yakwinjira muri. Mbashimire mukomeze kubana natwe, turasura mu masaha imbere turana n'ibindi babigezweho. Kuri mikoro na Bosco, iyi ni Region Info.